hari urubuto rwitwa inanasi. Inanasi ndagira ngo benshi barayizi, ariko ni mvuge nti ntabwo ari benshi bayikoresha nk'uko bakoresha imineke, bitewe nuko ibarirwa muri fruit acide. Abenshi cyane hari abikarihira, abandi benshi cyane wumva itabakuruye bisa na hari abana gusa. Ariko inanasi amideresema ni inshuti y'igifu. Iki gitabo mfashe ndi gusoma cyitwa Des Aliments qui guérissent. Ndi gusoma page yacyo ya 78. Inanasi ifite wakoresha uko imeze, ariko kubayigura kandi bayumva mujye mukunda kugura iyo mubona y'umuhondo, ibifite ubushobozi buruta bw'icyatsi kibisi. Ntabwo mvuze ya indi yasaziye ku isoko, ahubwo hari izindi ziva mu murima ari uko imeze bakayica ariko yaragize ibara ry'umuhondo. Ubwo rero uzareba mu ntango aho baciye ko humye, uzareba hejuru ko amababi ataruma, nubona ifite umuhondo uzamenye ko waguze neza. Ifite amahirwe, les vitamines les plus abondantes dans l'ananas sont, amavitamine arusha yandi yose kuba menshi mu nanasi naya: vitamine C, vitamine B1, vitamine B6. Irakungahaye muri vitamine C. Ku bantu bazi vitamine C, imeze nk'amazi, ntabwo yibika mu mubiri ahubwo ishyirwa buri munsi. Vitamine C ikabarirwa mu bintu bita ngo ni anxiolytique. Abantu buri gihe bahora bahembera umubabaro, bakunda kuzana uzaza n'uwarangiye, yose bakabihuriza mu buzima bwa none, ari nawe bikunda kubyara ibyo bita depression, kuko ubundi ntiwemererwa na rimwe ubuzima wanyuzemo ntukabuhindura ibyo kurya byawe by'uyu munsi. N'ubu ukeka buzaza ntukabugira icyerekezo n'umugambi wo kubaho. Ubu ugiye kwiyica wowe, ubu ugiye kubyara intimba itagira igisubizo. Icyo ni icya mbere. Kabiri, uba winjiye mu buzima Yesu atayatabara, kuko mu gitabo cyitwa Ibihano n'umuzingo wacyo wa kabiri mu kibazo kivuga ngo reba kuri Yesu, haratubwira ngo page ya 56 mu kibazo kivuga ngo reba kuri Yesu, kavuga ngo abantu bakurura ubuzima bw'ejo bw'ingorane ngo bakabuzana none ngo Yesu ntabwo yasezeranye gutabara. Umunsi Yesu yaduhaye umunsi umwe gusa, buri munsi cyane n'ibibi byawo uzabare n'iby'uwo munsi. Nubona wariye kandi uri burye ushima Imana, nta buzima bwiza burenze kurya kabiri ku munsi. Niba utazarya ejo ntubizi byonyine ubwabyo gusa, wanagira batagukunda ntiwabura guhana n'inyoni ibyara abana babiri kandi bakarya bakarijana basaza ariko itagira karima cyangwa akazi. Sareke ubunebwe, sareke kwiba, zitari gikundiro, ariko humuri umuntu yakoze uko ashoboye, ntabwo Imana yayoberwa yuko l'homme est à bout de force. Imana ibikwitegereza igasanga hari aho ugarukira, aho ugarukira ugarukiraho iraharengayo. Noneho inanasi ituma se ibamo, igatuma muri wowe hazamo B ya mbere itera gahunda mu buzima, B ya gatandatu ibuza abantu ubwihebe. Ako niko kamaro k'inanasi, ntabwo ari kwigira ngo iryohe gusa. Kuri ubu buzima bwa none, niyo uteguye umutobe wayo wahuzwe uri umukobwa washingiwe, yarangiza ugahugwa, umutobe wayo ukawutegura, yarangiza wahenga ukawuraza mu nzu, yarangiza mu rukere bakawuguha mu masaha 11 cyangwa saa 11 n'igice utarabyuka, ukanywa ikirahure cyawo, yarangiza ariko utabyutse ndakari uguhereza ukanywa, ukongera ukiyorosa tubyuke uwahuzwe, noneho guhugwa kurashira. Hari abandi biba bitarazahaje cyane, ahubwo bafata ya nanasi bakayirirwa uwo munsi ntibagira ikindi, tibagira ikindi bagerageza kuba bari kuruka kenshi, yarangiza cyangwa bagira isome kenshi, yarangiza inanasi akayirirwa. Inanasi ifite ubutunzi bukomeye, ariko ikintu gishimishije ni B ya gatandatu. B ya gatandatu yayo ibuze uwo munsi uritetesha. Murankundira, iyo umuntu yitetesheje rero ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo mpereza, ahubwo hari n'igihe umuntu abaho gusa ngo nuko ngo ntiyandamukije, ngo yandebya ndeba nabi, ngo ntanubwo yanamvugishije, ngo ntigeza antelefona, ugasanga umuntu yigize ikintu kiraho kimeze nk'isosi, agomba kwiyora bagafata neza bigengesereye.
uba ukeneye B ya gatandatu. Ubuzima bwa none bwa hano ku isi, niba utagira ababyeyi hariho n'abandi wabonye batabagira. Niba warapfakaye hariho sibwo bwa mbere iryo zina ryaza ku isi. Niba hari umwana wapfuye n'abandi barapfushije. Niba hari imyaka yarumbye n'abandi bararumbije. Niba hari icyapfuye cy'itungo n'abandi bigeze bapfusha amatungo cyangwa bakanyagwa zose. Wirinda B ya gatandatu nibuza umuntu kwitetesha. Noneho kubw'ibyo ahangaha irakenewe rero irahari. Ntabwo nibuje mu bintu byinshi cyane byayo, ahubwo ndavuga ikimaze. Ifasha mu bantu babuze indurwe, ikora ibyo bita hypochondriac, ibyo bita manque de sucre. Igihe indurwe inoze ibyo kurya ibuze muri wowe, inanasi irayongera. Ptose gastrique, iyo igifu cyawe gikonja kikoroha kikizingazinga, utwuriye twose ukaruka bitewe n'uko igifu kidafungutse ngo kibyakire, uba ukeneye inanasi. Haravuze ngo frais et bien mûr, uzayirebe ari ntoto cyangwa se ikiriweho kandi inese bihagije. Aussi bien avec après le byiza kuyikoresha mbere yo kurya. Irakenewe mu kongera indurwe, irakenewe mu gufungura igifu. Obesity irakenewe ku bantu bari kurwana n'umubyibuho ubacikana uza n'igihe badashaka. Bayikoresha bate? Bafata umutobe wayo bakayisya banyuze muri twa tundi bita blender, ukayihata neza amaso ukayicira, ukayifata ukayisatagura wenda mwo 4 ukongera ugacakagura bikaba 8 washyanga wenda 16. Ariko indi matima yayo niyirwana n'urugimbo rwo muraso rutera mu byo w'ikirenga. Iyo bayiseye rero bakayihindura umutobe bashaka kurwana n'umubyibuho, ubwo reka mbwira bavuga ngo abanyamagara make cyangwa se abatadushe cyane bati none ho wayijya we yapfa. Oye, buriya hari ikintu kibabaza. Indimu n'inanasi bigabanya umubyibuho ukabije, ariko ntibitera ubudari. Kubera iki? Buriya ufashe isizo cyangwa ugafata imashini ya tondeze ukavuga ngo kugiye kumara umusatsi w'umunyaruhara, ndagira ngo waruha nta urajana. Bibango biriya bintu byombi biringaniza ukabije ariko ntibimara udakabije. Bikuringaniza harenga ntabwo bikuraho naharinganiye. Ukeneye noneho icyo gihe iyo kugabanya umubyibuho ufata ikirahure kino cya 250 gram, nuvuga ngo ni robo rya litiro, yarangiza ukakimusigaje iminota 15 ngurye ku magaburo yawe yose. Yarangiza ushobora kuyakurangiza iminsi 10 ibiro byawe byagiye ku rugero rwiza. Noneho kubw'ibyo ubwo ni ubundi buryo bw'akamaro k'inanasi. Ifite ikimaze mu mvugo ya kiganga, murankundira abari kunyumva. Ubundi kiganga iyo ukizi ikimenyetso ntabwo ari giforomo. Umuforomo bazi guhuza imiti yarize cyane pharmacology n'utuntu duke duke, ariko ikiganga icyo bita medicine interne cyangwa se n'izindi zose, umubiri w'umuntu ubuwuzi kuruta nyirawo. Icyo nicyo bita ikiganga. Ubwo ubuza igufa rihurira n'irindi kandi utamukozeho, ukamenya aho umutsi ushamekanye n'undi kandi utamukozeho, ukongera ukamenya ko umuhora aho ugarukira kandi utamukozeho, kuko mu bwenge bwawe uba warize anatomy ku buryo umubiri wawe w'umuntu wose ubuwuzi. Yewe uretse no kuwumenya gusa mu miterere yawo, hari igihe uwumenya hakurikije imyaka. Kavuga uti yakiri muto akeza ku myaka 20 abameze atya, yafite 20 kugeza kuri 40 abameze atya, kuva kuri 40 kugeza 65 abameze atya, 65 kugeza 90 abameze atya, kuko uba warize ikiganga. Ni nayo mpamvu abaganga nyabo bazi umubiri nta matsiko bagira, kuko nta ugirira amatsiko icyo asanzwe agize ati yasanzwe azi. Ntabwo yaba ari umusore yarize ikiganga yararangije azi anatomy ngo aje guhengeza abakobwa bari koga ngo ari amabere, uko amabere aremesa agize ati ararizi byonyine ubwabyo gusa. Niyo mpamvu dusabwa kumenya
ngo tuzirikane uko umubiri w'umuntu umeze. Inanasi nayo iri mu bintu bikenewe mu byo bita ibihe bitatu. Irakenewe ku ngimbi, bivuga ngo ku bakobwa imyaka 11 no ku bahungu 13, ukayimuha neza wenda gatatu mu cyumweru ukazageza ku myaka 20. Yarangiza imyanya yo kororoka igakora neza kandi igakura neza. Ni ibintu bibiri bivuze, igakora neza kandi igakura neza. Noneho yagera ku myaka 37, bivuze ngo n'ahandi hose ayireke, agasaba kuyikora kugira ngo azata icura ryabo ry'ibitsina byose rizagende neza. Icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo ibarigwa mu byo kurya byubakira abubatse. Ubwo kubw'ibyo irakenewe muri ibyo bintu birebana no kubaka ku bihande hungu n'igihande kobwa. Cancer de l'estomac. Inanasi ifite akamaro mu gukingira cyangwa no gufasha abamaze kurwara kanseri y'igifu, none ikanakingira abatarabayirwara. Noneho kuyikoresha birahagije. Igihe cyose waba ukunda kubona urwara ibirungurira, igihe cyose wabona ukunda gutura imire, igihe cyose ukunda kurwara umutwe nta mpamvu, igihe urwara buri gihe mu butiko rwawe ukumva harushye, igihe wumva byanze bikunze mu muhogo ukunda kunigwa, igihe wumva agatuza karemereye, iyo ukoresha inanasi irakenewe byonyine ubwabyo gusa kuri iyo mpamvu. Noneho ahangaha ndagira musubira inyuma. Ituma imyanya inoze ibyo kurya igira indurwe nyinshi ikanoza neza. Igifu cyawe kiroroha kikibumbabumbe ngo kipfundikanye. Irinda umubyibuho w'ikirenga, ifasha mu birebana no kororoka, kandi igatuma igifu cy'umuntu kitagwara kanseri. Umuntu n'ubundi akeneye ikirahure kinini ku umutobe wacyo. Sa n'ureba urabutswe, urebe noneho ugihuje, wenda ni none mu muryango uti none turanywa umutobe w'inanasi, ejo yarangiza uti burya tuzafata mandarine, dufata ironji, dufata n'indimu, tubikoremo umutobe tunywe. Ejo bundi ati ngiye sizagarukira ahubwo nzanywa n'uw'igipapayi. Ubwo nibwo burya ubuzima ku isi dutunzwe n'ibyo turya, ndetse hari naho tugera kuri benshi nambarangire ngo hari naho turi ibyo turya. Iyo tugeze kuri ijambo turi ibyo turya, ijambo bakoresha mu Gifaransa ngo nusome seke numanjo, umuntu wari we wese amakenga araza. Ujya kureba uti noneho n'indya ibiboze nzabora, n'indya ibishaje nzaba umusaza, n'indya inka nzabayo, n'indya inkoko nzaba inkoko. Muri magufi, mbese muri magufi iyo bakubwiye ngo ijambo nusome seke numanjo, mbere y'uko urya uradesida, kandi ibyo bita discernment, uragenzura kandi ukafata imyanzuro kugira ngo utazaba ikidakwiriye kandi warakinjije mu kanwa kawe. Ubwo ni ubundi buryo bwo komera bw'ibintu bwabi gusa. Wenda abanyuma ntibanyumve nabi navuze ku nka, hariho abuvuga inka yarangiza nawe ubwo nyine agahindukayo. Ni bibi ibarirwa mu byo bita les animaux sans projet. Ni inyamaswa zitagira imishinga. Iyo irangije guhaga ibibazo biba birangiye, yongera kugira ubwenge ariko inzarisha. Nicyo gituma abakoresha ibikomokaho baba bagomba kwirinda, kuko baramutse bakabije ni ukuri bagabana ubunebwe ku buryo biko bakazi gakwiriye ariko bashoboje. Kandi ikintu kibabaje kuri yo niyo itaziritse ariko ikabihaza, sike yidashamira ashobora kazerero idakora hasi. Sigitangaza noneho ko abayikoresha cyane n'ibikomokaho kuzerera ntabwo garangira. Iyo bageze ku ijambo nusome seke numanjo uba ugomba gutinya. Ubwo niho ubona ukabona Imana yarategatse ngo abantu ntibajye barya ibinyampeke. Kubera iki? Kuko bigira gahunda, kigori kiba gipanze impungure zacyo neza, cyakora ntikikorera ku mutwe ahubwo cyekorera mu mugongo. Ubwo cyemera inshingano. Nujya ku masaka uzasanga amasaka apanze neza ku mushishi, yarangiza iyo gahunda irakenewe mu bwenge bwawe. Ubwo ibyo bintu byose byerera mu mutwe
biba bikenewe ku buzima bwa buri munsi kugira ngo umuntu mu bwenge bwe ahora habyaza umusaruro aho guhora urekegamiza mu buzima. Icyo gituma ibinyamizi nk'ibijumba, amateke, ibirayi, imyumbati, ibikoro bigomba gufata umwanya muto mu buzima kuko byerera ikuzimu byonyine ubwabyo gusa, uba ugomba kubizirikana neza. Noneho kubwira inanasi nicyo imaze ndatambutse.